Manje kubasuhuza ngira ni amahoro y'Imana ahorane namwe nk'ibisanzwe muri kumwe na Amizero Blandine. Reka dukomeze aho twasoreje inkuru yacu igice cya mbere. Twashoje Trix yinjiye mu biro bya Benny. Akinjira Benny yarahagurutse aramwitegereza cyane na Trix aramureba cyane. Benny ati ni karibu icara tuvugane. Trix ati murakoze. Yaraje aricara ariko ukabona byagoranye cyane kureba mu maso ya Benny. Benny ati none se operation yagenze gute? Trix ati yagenze neza doctor. Bari bambwiye ngo nze kubazanira raporo y'ukuntu byagenze. Benny ati nje nande se? Yabivugaga aseka. Trix ati nta kindi nashakaga kuvuga nuko nyine. Benny ati nta kibazo cyo byoroshye, ibyubahiro byinshi birambangamira. Trix yeguye amaso aramureba ati okay. Amuhereza raporo. Benny agiye kuyifata bahuza ibiganza. Trix amera nk'uwikanze bivanze n'ubwoba. Benny we rwose yumvaga yakomeza kumufata. Trix yabaye nk'amwiyatse ati ndagiye mu kazi. Ahaguruka vuba. Benny aramwitegereza arenga. Trix ageze hanze yifata ku mutima ati what is this? N'ibiki biri kumbaho? Arihumuriza ati Trix tuza ujye mu kazi. Yaragiye akigera muri koridoro abona madamu Michelle aje yiruka atarwiyambitse. Michelle ati Sophia ari he? Trix ati habaye iki? Michelle ati mbwira rwose ahari Sophia mbwira. Abavanye mu yasakame ati iyi ni ya Sophia? Trix ati yego niyo rwose. Ati uyikuye aheza ahubwo? Michelle ati ayiwe mbwira aho Sophia ari rwose mbabarira ndakwinginze. Trix wari wabuze afata nahareka ati ari muri room Pamela rwariyemo. Michelle yarirutse ku biturugi. Pamela wari wakanguse ati mama kutukanga. Michelle we icyo yarebaga yari Sophia gusa. Yaramwitegereje atangira kurira. Arangije ati iyi sakame ni yawe? Sophia ati yego. Ati none si ifoto ni yandi? Sophia ati ni yanjye nyirakana. Ati ifoto nyitaye nasara. Ati wakoze kuyimbikira rwose. Madamu Michelle yagiye guhobera Sophia umutima uramubwira uti nk'ubwo usanze atari umwana wawe ntiwaseba. Arisubira yihanagura amarira. Arahindukira ahobera Pamela ati mwana wanjye wakoze gukira rwose. Iyo hagira ikikubaho sinari kubyihanganira. Pamela ati mama kuko nk'ubu uri kurizwa n'iki? Ntubona ko ndi muzima? Michelle ati mwana wanjye ndeka, ariko ndashima Sophia ukuntu yakwitayeho, byandenze nzamwitura rwose. Michelle yahindukiye abaza Sophia niba nta kintu akeneye. Amubwira ko akeneye brose n'igisokozo kuko yabyibagiwe. Tugaruke kuri Trix yahise ajya mu kazi nk'ibisanzwe. Aho yari yarimo yibaza ibyamubayeho. Yari yariyemeje kutinjira mu bintu by'inkundo nubwo yari amaze gukura. Yumvaga akeneye kuzajya iwabo noneho akamenya amakuru amwe n'amwe ndetse akareba n'aho bashyinguye ababyeyi be. Ariko uko yajyaga kubikora Sophia yaramubuzaga kuko yumvaga abisha ababyeyi be nawe bazamwica. Bityo uko yumvaga Benny aje mu ntekerezo ze yarabyihunzaga cyane. Mu gihe yari yasoje akazi yagannye aho Pamela arwariye. Agikingura asanga Michelle, Sophia na Pamela ndetse na Benny baje gusura Pamela aho yari arwariye ndetse bose bari kumwe. Asanga ikiganiro cyashyushye. Pamela nubwo yari arwaye ariko morale yo ntiyagabanukaga. Arimo kubatera story, abatera inkuru nyinshi cyane. Ariko babwira ukuntu yahanutse akumva ashaka kuba Spider-Man bikanga bikarangira yikubise hasi rwose. Benny abonye Trix yabaye nk'aharangaye, ijisho rye ntiryongera kuva kuri Trix. Pamela aho yari ari byose yarabirebaga akabona ko Benny yarangariye Trix. Pamela yakomeje kubatera inkuru karahava. Isaha zo gutaha zarageze. Madamu Michelle abasaba gutaha agasigara na Pamela kuko bo bari bananiwe. Ariko igihe Sophia yamutumaga igisokozo yaranyarutse arakizana. Amusaba ko yamusokoreza. Sophia usa nkaho akuze rwose yabanje kugira isoni
ariko aza kwemera. Nibwo yatwaye umusatsi we wari wasigaye mu gisokozo ajya gupimisha DNA. Ibisubizo byagombaga kuza mu gihe cy'iminsi nk'itanu. Muri iyo minsi nibwo babasezereye Pamela ajya kurwarira mu rugo. Sophia na Trix baza kumusura. Ya minsi 5 ishize Madamu Michel yaje kubona ibisubizo asanga neza afite 99.9. Amenya neza nta gushidikanya ko Sophia ari umwana we yabuze kera. Yafashe telefone kuko hari umunsi ushyira weekend, cyari igihe cyiza kuko Trix ntiyakoraga. Ahamagara Trix, yari afite ikiniga cyinshi, kurira byamubuzaga kuvuga. Trix agira ubwoba, nibwo yahise abona SMS ya Michel imusaba kuza mu rugo ari kumwe na Sophia. Baraje bahageze bahahurira na Ben aje gusura Pamela. Bagezeyo arabakira arangije ahobera Sophia. Pamela wari wicaye muri salati, mama wabaye iki? Yafashe Sophia na Trix ukuboko aberekeza muri cya cyumba kirimo ifoto y'umwana we. Sophia yari yayobeye ibiri kuba. Niko Michel yariraga ubudaceceka. Yamweretse ya foto Trix akiyibona ngo ko uyu mwana asa nawe Sophia. Ati murasa neza nakaga foto kawe ufite mu gasakame. Sophia ikebutse Madamu Michel ati none se ni iki? Nako ni ibiki bingibi? Ni ibiki? Iyi foto yanjye wayikuye he? Michel yaramuhobeye ati mwicare mbabwire. Yateruye atyo ababwira inkuru y'umwana we w'umukobwa witwa Liza, umwana umwe yabyaye. Ati yari umwana ufite imyaka 2. Mu gihe twari mu butembere ahantu twari twagiye habaye imyigaragambyo. Haje bamwe mu bisambo byashakaga kwiba baraho. Baratatanye haba urungano, abantu bariruka. Nibwo nituye hasi umugabo wanjye yari hirya yacu cyane, nawe baramugonza aragwa. Mu gihe nabyukaga abantu bango nshaka umwana ndamubura. Ati twarashatse rwose, yemwe na polisi iradufasha umwana turamubura. Imyaka yari ihise ari 38. Ati mu myaka 20 ishize natoraguye akana aho nari nagiye mu giturage. Akana numva kamujeje amarira kuko sinacecekaga, nahoraga numva umutima ucira urubanza ko natumye umwana wanjye abura. Muri icyo giturage rero nari ngiye kugura ikibanza ngo twubake inzu nini yazifashishwa kuko hari ahantu heza hatembererwa. Ati nibwo nabonye umwana, ababyeyi be bahiriye mu nzu, ndamufata ndamuzana. Ati rwose murera nk'uwanjye, uwo niwe Pamela. Michel ati rero umwana wanjye wabuze ni Sophia uyu mureba. Trix amarira yari yamurenze, Sophia nawe byaruko, Michel nawe byaruko. Ahobera umwana we Sophia ati ariko tubwire neza umwana watoye yari mu kihe giturage? Igiturage cyitwa Guki. Michel ababwira agace yamutoyemo, bose bavuza induru. Sophia ati none se uwo mwana nta kintu yari yambaye? Trix nawe ati tubwire n'ukuri tubwire. Michel ati yari yambaye agakomo kanditseho Pamela ndetse gashushanyijemo inuma. Trix na Sophia noneho bigaragura hasi barasara. Sophia yiruka ajya kureba Pamela, agifungura asanga Pamela ari ku muryango. Ben yamuzanye mu kagare ke. Pamela yari marira cyane, nibwo yari akimenya ko Madamu Michel atari mama we. Ben yari yabuze uwahoza kuko bose barariraga. Trix yahobeye Pamela yanga kumurekura. Michel yasabye ko bajya muri salo bakaganirirayo. Aho niho Pamela yazanye ka gakomo na Trix azana ke, basanga birasa neza. Iryo joro Trix na Sophia ntibatashye, baraye babwira byose Pamela uko ababyeyi babo bishwe nuko bahunze batazi ko ari muzima. Bwarakeye Trix ajya mu kazi, yari afite ibyishimo bitavugwa. Aho Ben niho yamenyeye ko yakunze abavandimwe babiri. Byaramuyobeye, yibaza ibibaye, yibaza icyo yakora bimubera urujijo. Trix wari watangiye gukunda Ben ntiyari azi umubano ugiye kure wa Pamela na Ben. Iminsi yari icumye, Ben agacishamo akabasura, ariko Pamela akabona ko Ben yakonje rwose.
Nubwo Pamela atari mukuru cyane, yari azi ubwenge. Umunsi umwe Trix na Pamela bari bararanye. Trix yaje kumusura. Baraganiriye, buri wese abwira mugenzi we ubuzima yanyuzemo. Pamela yumvisha uburyo umuvandimwe we yabayeho, ababaye bimutera kurira. Pamela ati, Trix, ugira umukunzi? Trix ati, hoya, sinigeze mbijyamo kuko nangaga ikintu cyose cyandangaza. Ati, ariko? Pamela ngo, ariko iki? Trix ati, hoya, weho banza umbwire, wowe uramufite? Pamela mu gaseko gato ati, ushwi dashwi, ndacyari umwana ndacyashaka kwiga. Trix ati, maze nari nzi ko wowe na Ben mubirimo neza. Pamela ati, burya turi inshuti ariko ntidukundana. Trix ati, oh, ufite iyihe migambi se? Pamela ati, ndashaka kwiga kaminuza, ibyo nkazabijyamo nyuma. Trix ati, nibyo pe. Pamela ati, mbwira rero hari inkuru uciyemo kabiri, ntiwayisoza umbwira ngo ariko? Trix araseka ati, ryama nzakubwira ejo. Pamela ngo, umva kandi wowe umfata nk'akana. Trix ati, humura nzakubwira. Bararyamye, bukeye ajya mu kazi. Pamela yaje kwandikira Ben ko amushaka. Nibwo yaje amwicaza muri salo, aramubwira ati, Ben, ndagushimira uri inshuti nziza, ariko kandi hari ikintu nshaka kukubwira kandi cy'ingenzi. Ati, ndifuza ko njye nawe twibera inshuti bisanzwe. Ben yarikanze ati, Pami, umbwiye ngo iki? Pamela ati, reka twibere inshuti. Ben ati, mbwira impamvu ibiguteye. Pamela wari mwiza rwose kandi utaragiraga imbereka, yafashe Ben ikiganza aramubwira ati, rero Ben, uri umuntu mwiza, ukwiriye ibyiza. Kuva twamenyana ndabibona ko utanyanga, ariko nanone urukundo unkunda si urwavamo ikintu gikomeye ku buryo naba umugore. Wakunze karagiteri zanjye, ukunda uko neye, ariko hari ikintu nakubonyemo, uko urebye Trix. Ibyishimo ugira mu maso nta kindi gihe nabikubonanye, habe n'umunsi n'umwe. None rero nkwifuriza ibyiza kandi ngakwifuriza kubaho neza, ariko mbona byarakubanye ihurizo. Kuva wamenya ko tuvukana, ndakwinginze komeza ukunde Trix. Ben wumvaga ibyo Pamela avuga ameze nk'uri kurota. Yaramusimbukiye aramuhobera aramuterura. Pamela ati, urambabaze yewe. Ben ati, ahwi, nari nibagiwe ko urwaye. Ati, Pamela, urakoze cyane. Yarongeye aramuhobera ati, mbuze icyo ngukorera. Pamela ati, umva kandi, jya hirya hariya unzanire ka brochette ngashikure ukamenyere kugeza nyizi. Yabivugaga aseka. Ben ati, ndeka njya kukazana. Ben yarirutse afata imodoka, ariruka no kwa muganga, aza abaza aho Trix ari. Abaganga bati, boss yasazera. Yageze aho Trix ari, nta no kumusuhuza, yaramuhobeye, aramuhobera cyane. Trix ati, boss, bari kutureba rwose. Boss ati, buretse gato nguhobere. Trix washakaga kumwiyaka yageze aho acika intege, nawe azamura amaboko aramuhobera. Ben yasoje kumuhobera, amufata ibiganza, amureba mu maso ati, Trix, wanyemerera ko ngutereta? Trix yaraseze ati, boss, uvuze ngo iki? Ben ati, mbaza ngo Benjamin Kamen, uvuze ngo iki? Trix n'amasoni menshi ati, Benjamin Kamen, muvuze ngo iki? Ben ati, wanyemerera ukampa uburenganzira nkagutereta? Trix ati, yego nta kibazo. Ben noneho yarasaze ati, wow, ati, iri joro dusohokere he rero? Trix ati, gwiki? Ben ati, nakura urananiwe, ejo ufite off? Trix ati, yego. Ati, wanyemerera ejo tugasohokana? Our first date please. Trix ati, ndiyo bwana. Ben yaramuhobeye asohoka yiruka, yibutse ko brochette z'abandi ntazo yatanze.
agenda ari kubwira Trix ati call you later, tubipange neza. Ben yinjiye mu modoka ariruhutsa amera nk'aho ashatse kuvuza induru arifata. Yatse imodoka ajya kuzana brochette za Pamela. Ageze mu rugo Pamela ati rero Ben burya watinze nisubiyeho. Ben umutima uguruka rimwe akanura amaso. Pamela ati aha, it's a joke, udapfa muvandi, ntabwo nshaka kupfa pe, mereza nirire. Yamuhaye brochette. Pamela ati harabura ikira? Ben ati icyo ushaka cyose kinzanye ndakiguha. Pamela ati koko se cyose nsabura kimpa? Ati miriya Vigo, nanjye sinzongeye kugenda n'amaguru. Ben ati akira kontaki, akira rwose utware. Pamela yarasetse aratembagara, araseka koko. Ben ati ubwo susetse iki? Pamela ati ariko sipe kuko ukunda Trix kuri uru rwego. Ben ati natanga ibyo mfite byose ariko Trix nkamutsindira. Pamela yitegereje Ben mu maso, amufata ibiganza aramubwira ati ngiye kugusaba ikintu kimwe rukumbi, kimwe rwose, nukimpa nta kindi nzongera kugusaba bibaho. Ben ati kinsame ndakwinginze. Pamela ati Ben ntuzigere na rimwe ubabaza Trix. Ben ati promise, ndabigusezeranije rwose kandi ndabisubiramo inshuro nyinshi, ndabigusezeranyije ntabwo nzamubabaza. Pamela wari agasazi yamuhaye chance ati trebye, mbihaye umugisha abana banjye. Ben ati yego mama. Bakomeje kuganira baseka cyane. Aramusezera ati reka njye kuruhuka, ejo ni gahunda yo gutereta. Pamela ati cyore tayari se? Ben ati mvuyeyo kabisa, nabisabye da. Ben yasezeye Pamela. Pamela ati brochette zanjye ejo cyangwa se nzisaze mbihindure. Ben ati yes afandi, ibyo ni nk'itegeko rwose. Yaratashye, ni nako Trix yatashye kwa Pamela. Aho niho yamubwiriye ya nkuru ko burya nubwo atakunze yiga ariko yahuye na boss we akumva sinzi ibimubayeho mu mutima we. Ati shapame uzwi umutima kera wanyubahaga ariko byageze kuri Ben ukanguka nsuzugura. Uziko na wiyamye kumutekereza, nkawiyama kumukunda ukanguka ukanca amazi. Ati kuva navuka n'ubwa mbere nkunze, ni nabonye imenye uko byifashe buriya. Ati ahubwo ejo tuzasohokana. Pamela ati fasi ugomba kwambara neza biri sexy. Trix ati shwida, ndambara ibisanzwe, ibyo bya sexy simbimenyereye. Pamela ati kandi munyumvire. Yarabyutse amushakira ikanzu nziza n'agakweto kegereye hejuru. Ati uzambere ibi, njye ndategetse. Trix ati nibyo mabuja, nabyemeye rwose. Pamela ati rero Trix, Ben ndamuzi, ni umuntu mwiza, nukuri ubyumve ko ari umuntu mwiza, uzamukunde ntuzamubabaze. Trix ati erega uravuga nkaho namwemereye. Pamela ati iyo baba we. Ibaze Trix yanze Ben ko bakundana. Barasetse bararyama. Mu gitondo kare Ben yabyukiye aho ngaho. Pamela hirya ati sha wibagiwe boss wawe ko mbona ntazi ibyo urimo. Ben ati sinakwibagirwa mawuja. Pamela ati ibyanyu ndabisubiramo. Pamela yari makira ariko baje kugenda ntambago. Igihe cyo gusohokana cyarageze. Ben yitegereza Trix wari ufite udusoni. Gukura y'amaso biranga. Yaraje kumufata kwa Pamela. Pamela ati Ben we hello. Ati bite ko wagiye mu kiraha? Ben ati aha. Yegereye Trix amufata akaboko, aramuhobera aramwongorera ati you are very beautiful, uri unique. Pamela ati merci. Ben ati none se ko Pamela asubije kandi atari we mbwiye. Barasetse basezera Pamela barasohoka. Umunsi w'amateka wabaye mwiza cyane kuri Ben na Trix.
urugendo rw'urukundo naho rwatangiriye, urukundo rw'agatangaza. Bamaze amezi nk'atandatu bakundana, bari mu munyenga warwo. Hari ku mugoroba Trix avuye ku kazi, Pamela asaba Trix kujya kumugurira ibiraha byo ku kamoteri bari baturanye. Trix ati, ko naniwe twazagiye ejo koko. Pamela ati, oya we, mbabarira ni ukuri Trix, mbabarira ubindebere. Erega Trix arabyemera. Bajya ku kamoteri gato bari baturanye. Bahageze akinjira kubitwa n'amatara meza cyane. Arebye imbere abona amagambo meza cyane avuga ngo, will you marry me? Arebye abona Ben yateye ivi, afite impeta mu ntoki ze. Trix byaramurenze. Akebutse abona Karaveri, abona mama wa Ben, abona Michelle na Madame Michelle, yewe na Sofia n'izindi nshuti zose za Ben ndetse n'izi. Yaratunguwe ararira. Areba Ben ati, yes. Ben yamwambitse impeta, aramuhobera abwira inshuti ye yari hafi ye yitwa Asha ati, wambonye se sha? Ikirori cyarakomeje, baramwakira. Trix kuko muri ayo mezi bari bamaranye bakundana, Ben yari yaramujyanye iwabo inshuro nyinshi, baramwishimiye rwose. Ubukwe bwaje kugera burataha. Ubu Ben na Trix ni famiye iryoshye cyane, babyaye n'abana babiri. Pamela yaje kwiga kaminuza arayirangiza, ahura n'umusore bakundana cyane witwa Arani, ndetse iwabo wa Trix na Pamela haje kugurwa na Madame Michelle, yari yarahubatse inzu nziza cyane. Sofia nawe nubwo yari akuze, yaje kubengukwa n'umugabo aramukunda, amushyira mu mago. Bubatse urugo rwiza cyane. Nguwo umusozo w'inkuru yacu y'urukundo. Aho kandi kugira neza bihemba ibyiza. Ineza Sofia yagiriwe yagarukiye Pamela na Trix, kandi naho wababara, Imana ntizemera ko babara iteka. Igihe kiragera umubabaro ugasimburwa n'umunezero. Byose ni intsinzi ituruka ku rukundo. Mwakoze gukurikira inkuru ya none. Waba afite inkuru y'urukundo yifuza ko twasangiza abandi, yatwandikira kuri Instagram, tugasangiza abakunzi bacu inkuru ye y'urukundo. Mukomeze kubana n'Imana. Yari uwanyu Amizero Blandine. Manje kubasura